mbare gatatu mbare gatatu wabisubijeyo ndabane ko kwambabare shyiramo impuhwe rwose aravuga ati ibi ngibi ntabwo mbyemeye sibwo nagiye nkazijyana ntasubiza aho nazikuye ntagaruka kwa mukecuru nkabona ahubwo zantanze abantu benshi bo mu cyaro gihe cyo gihe nacurangaga amadebe nkavuza ibitebe abandi bakaririmba yewe burara umucuranzi w'amadebe abacuranze cyane pe iyo udacuranga sentena ariko babara ni beza cyane baririmba supurano bose cyangwa se icyo baba barutanwa ni ukushyira hejuru undi hasi yewe mwana w'umuntu umva amagambo y'Uwiteka ati ninjye waremye iyi si isi n'ibyuzuyemo byose nyuma y'ibyo byose fata umukungugu w'isi niremera umuntu namuremye mukunze murutisha ibindi biremwa muhano kugira ishusho yanjye. Turabasuje mwese abadukurikiranye inshuti zacu Enero dirabasuhuza Enero Imana banena. Okay, twagiye kubasuhuza inshuti bakunzi mukurikiye Enero TV. Uyu munsi wa none tugarutse muri wa mujyo turimo wo kubaha ibiganiro byiza, ibiganiro bitandukanye, turi kumwe n'abantu batandukanye, abaririmbyi, amakora nago nubwo tutaratangira kuyabaha ariko tuzayazana. Reka rero mbasuhuze abantu mudukurikiye muri hirya no hino, abari Burasirazuba, abari Burengerazuba, abari mu majyepfo y'igihugu, abari mu majyaruguru, abari mu mujyi wa Kigali, mwese aho muri mwumve ko tubasuhuje. Ndi kubona umupapa reka mvuge ngo umupapa hano kuri kamera yatangiye abasuhuza. Ndamutangira wibwira abantu bakurikiye ni Rode. Murakoze. Nitwa Ishimwe Jean Damour. Abantu benshi banze cyangwa se banyita Bibiliya. Yego. Hari n'abantu bakwita Bibiliya. Hari ya ndirimbo yindi wateye harya yitwa ngo ikira. Ndavuga neza. Yego. Siyo yaje mbere ya Bibiliya? Yaje mbere. Yego. Ariko benshi noneho bamenye ku ndirimbo ya Bibiliya. Kuko ni banza ariyo nuko ariyo yakunzwe cyane ahari. Birashoboka. Hari abamamagara gutyo. Ariko ubundi nitwa Ishimwe Jean Damour. Abandirimba muri Choir Kugana Yesu. Imuhanga. Yego. Yego. Ubwo nawe uri Muhanga. City kabisa. Mwana w'Imuhanga mwite. Hari abantu badukurikira. Nshuti yanjye batazi yuko Imuhanga ari umujyi. Muhanga ni heza. Muhanga ni umujyi wa. Ubwo impamvu bifuze hari uburyo wabajije undi ngo subwo Imuhanga ukorera i Kigali. Ibaze we. Ya ni umujyi mwiza uri hagati. Kigali ni hafi ya Muhanga. Muhanga ni hafi ya Kigali, urumva kugera i Kigali ni isaha imwe ugeze. Biroroshye urumva ko Imuhanga ni mu mujyi cyane. Rwose ni heza. Nuko ndamuhari ari utubazo mfite two kukubaza, ariko reka mera kuri aka kabazo. Ari umuntu Suzana duheretse gukorana ikiganiro, aratubwira ati mu bantu bajya bamushimisha cyangwa bamusetsa muri korali hahandi uwo muntu iyo yabuze yumva byabihishe. Atubwira ko ari Damour. Wumva ari iyihe mpamvu nyine ukunda gusetsa cyane? Ni story uba ufite? No kwisetsa. Ndagira ikiganiro cyose iki kiganiro kiri bugorane kiraba ari ibiseko gusa. Yego. Yego. None se
reka tuganire iyo umuntu yumvise Damour. Umuntu yumvise Damour yumva ari mu ntoki. Damour ni umupapa. Ni umupapa w'abana babiri. Yego. N'umugore umwe. Uwo niwe Damour. Uwo niwe Damour. Cyane. Damour hari abantu mu bigaragara iyo umuntu akurebye abona uri mutoya. Noneho byakubitiraho n'ukuntu uzi kuririmba. Ugahita ubona nyine abantu bose barakwibazaho babarira umbwire. Nta bantu bajya bakwibeshyaho ngo babe bavuga ko uri umusore. Nawe ubibona ngaragara nk'umusore. Ariko ntago ndi umusore. Yego. Uri umusaza. Ndi umusaza. Ariko udashaje cyane. Abakobwa bajyaga bibaza se Damour tujya tubona n'umupapa ni mutoya bakure amaso. Ntago amaso yagomba kuhava. Gusa ntago nshaje da, ntago nshaje cyane. Ariko mu bindanga nuko ndi umupapa kandi mbyemera. Mado. Mado nareka kukurangaza. Mado turi mu kiganiro nawe baguterera agatebe wicara tubwire. Mwari muri aho ariko turaho pazo muterera agatebe neza Mado. Anyegere rwose. Ubanze unaturebere. Reka tubanze tubashyiremo neza mwese. Nuko ko mwegeranya ariko ibi ni ikira. Mwagiye muranyibeta mwumvaga ntahamenya. Mwagiye muranyibeta. Ese Mado ko ikiganiro cyari cya Damour ukaba uhise ufata mikoro. Nari mfite amakuru ko mwanyibese. Nuko niyo mpamvu rero mise nshimuta nkihagera. Ngaho Mado suza n'abantu badukurikiye bakurikiye ni Road TV usanze turi mu kiganiro na Damour ni nk'ari bwo tugitangira ariko yego nawe banza usuhuza abakunzi ba Road bari bakurikiye kino kiganiro. Murakoze cyane. Nitwa Mado idushikamishijeho umutima. Nsuhuje byimazeyo abakunzi ba Road TV. Imana ibaha umugisha. Amena. Nanjye rero nubwo ntarindi muri gahunda ariko bibaye ngombwa ko nyisangamo. Iki kiganiro turagikorana tu. Arashimura. Murakoze cyane. Usinyibutsa akantu Damour. Wavuze ngo uri umupapa. Ariko nta meta nabonye. Nuko utabishaka. Meta ntabwo ndakuyambara kubera ko yabaye ntoya. Urutoki rwabaye runini. Urashaka gucurisha. Bivuze hari umuntu wambwiye ati reka arambwira ati njyewe nabonye abantu bari kuburana. Damour uriya mubona ni umusore. Undi aravuga ati wapi ni umupapa nyamara numvise abantu babivuga ati reka uzacunge ntabwo aba yambaye impeta. Damour kuki utambara impeta? Hari igihe nyibagirwa pe. N'ubu wayibagiwe. N'ubu nayibagiwe. Madamu wa Damour ufite inshingano yo kujya ubwibutsa impeta kuko ukuntu agaragara bituma abana bamwirukaho. Yego reka twakire na Mado duhuye muri kiganiro twishimiye kukwakira. Uzi ko iyo menya ko Damour yaje nta mpeta azanye nari guca mu rugo kuyimuzanira. Si wumva kuko rwose nanjye arambangamira pe ntakambangamire agiye yambara impeta. Damour yego Mado ndashaka kukwibariza nawe. Uri umuririmbyi Choir Kugana Yesu. Yego. Ikibazo nari ndi kubaza Damour reka ngihereho ariko wowe unsubize nkawe. Muri korali yanyu ni uwuhe muntu ubudahari tuvuge mugiye kuririmba cyangwa se muri repetition cyangwa se mu zindi activite za korali ni uwuhe muntu ujya ubura ukumva wahangayitse ukumva nyine ibintu ntabwo bimeze neza? Wenda muri repetition ho biba ari urundi rwego. Ntago tuba dushaka ibintu byo gukina no gutakaza umwanya mu tuntu nk'utwo. Yego. Ariko mbwira ngo ahandi hantu wenda duhuriye nk'abaririmbyi. Yego. Buri hari abantu nk'ababiri babura nkumva amaraso yahagaze. Oyaze. Bana buze nzi n'ahantu yagiye basi najya kumuzanayo. Yego. Uwa mbere n'uyu mugabo turi kumwe. Damour ni iki kidasa? Uwa mbere n'uyu Jean Damour. Bazitubwira uwa kabiri ni Moise. Ni umutekinisiye ukora kuri sonorisation ya Choir Kugana Yesu.
ni umuhungu wanjye cyane. Nuba aramutse aje hano iki kiganiro gitangiye wahita usoza ikiganiro. None se Damour, impamvu niye mpamvu nyine mubona ituma ari we muntu mwiyumvamo cyane, ari we muntu mukunda cyane? Afite ukuntu asabana cyane, kandi iyo turi kumwe turi muri korari mbese ubona afite ukuntu isanzura kuri buri muntu wese. Yego. Wowe Reya afite ukuntu akwisanzuraho, afite uko anyisanzuraho, afite uko yisanzura kuri perezida, afite uko yisanzura ku muntu mukuru dufite muri korari, afite uko yisanzura ku mwana, kandi ibyo muvuganye mu kanya mu minota 2 nta nubwo bazi ko yabivuze. Ubwo ari nk'akantu nsererejeho wenda tuziranyeho, nyuma y'iminota 5 yakongera akavuga ntaba yibuka ko yakambwiye. Damour awushye kunyama ariko avuga. Ariko n'umwana mwiza pe, nta bintu agira byo kumuvuna ngo agira ibintu nyine byinshi ngo niba wenda ari nk'akantu kanabaye kakabazo runaka wenda ngo avaho ngaki kibuka aho kabereye niho gasigara. Ntago agira ibintu bigaragara ko birashoboka ko Damour yari nkubaganye kera kiri umwana. Yari urundi rwego. Nagacishije hora. Damour ni nk'ikihe kintu wigeze ukora ukiri umwana ku buryo n'uyu munsi iwanyu bakubonye babyibuka? Kera nigeze ndi kwa nyogokuru. Yego. Ncirira imbwa. Nakundaga imbwa cyane. Njya kuyishaka rero ahantu zari zarabwaguriye. Nzana ibibwana nka 2. Mbigeje mu rugo mukecuru aravuga ati mbare 3. Mbare 3 wabisubijeyo. Ndabane ko kwamba bari shyiramo imbuwe rwose. Aravuga ati ibi ngibi ntago mbyemeye. Sibwo nagiye nkazijyana ntasubiza aho nazikuye, nagaruka kwa mukecuru nkabona ahubwo zantanze. Mukecuru abati rero ibi ntago biri bukunde, ati urajyana nazo. Ndavuga nti se mukecuru kuri anazijyanye ko nazisubijeyo urajya nkora iki? Ifata ideyo ushyiremo iminota itarenze iyi ubu ujyanye nazo. Yakoze ngira amahirwe nzishyira mu mufuka. Mufuka ndavuzirika. Burya imbwa rero izi ubwenge. Imbwa ni inyamaswa ifata, ukuvuga ngo ahantu hose nacaga yarahitegerezaga. Niyo mpamvu yagarutse. Urabona impamvu nayishyize mu mufuka ni ukugira ngo itaza kongera kuhabona. Mukecuru rero nako kantu mwibukiraho, nanjye ubwanjye ni twinshi. None se ushaka akantu karanasekeje. Uyu munsi wa none Damour iyo asubiye iwabo aho yakuriye, wumva ari n'ikihe kintu kigushimisha iyo ugezeyo? Hari ibiti nateye mu rugo, hari ibiti bya avoka kiranera n'umwembe urera. Ujya gusarura? Bishimisha yego. Wow. Naryaho nkumva ukuntu bimeze. Ako niko kantu kanshimisha. Ukuntu waciriye imbwa rwose nibyo binsekeje. Zikagukurikira. Imbwa rwose kandi mukecuru akazanga kubi. Rero nkazikunda na n'ubu. Damour, ndashaka ko umbwira nk'umuntu w'umuririmbyi kandi uririmba muri korari ikunzwe cyane n'abantu benshi, uri no mu bantu bazwi cyane muri iyo korari kubera ko bakubona cyane utera indirimbo n'iki. Wowe nk'umuririmbyi ubifata ute iyo ubona urukundo abantu baba bakugaragariza rutandukanye n'urwo bagaragariza abandi baririmbyi muririmbana? Reka tubivuga gutyo. Nuvuga uko biri kose hari abantu bavuga ati Damour uyu nguyu, hari umuntu nabonye none kwiriza kuri stati we uriya we nzamugaruka undi munsi. Urumva ubyumva donc wiyumva ute iyo ubonye urwo rukundo abantu baba bagufitiye? Icyambere ni motivation, kugutera courage, ibyo biguha imbaraga zo gukomeza gukora. Kandi nanone bituma umutima wanjye ucya
kuko ugahora wisekera nkahora nisekera ndi mu bantu bakunda gushimishwa n'utuntu tutari tunini ariko twiza nyine. Ibyo rero bituma mbaho nishimye. Reka mbaze ikibazo ku Mado Yego. kijya gusa nk'icyo ngicyo. Mado, iyo uri umuririmbyi ariko ukaba n'umutoza wa Choir Kugana Yesu. Ntabwo mbikora njyenyine. Yego. Ubikorana na Damour. Duhuza utuntu twinshi. Ndi kumwe na murabikorana. Duhuza utuntu twinshi. Yego. Niyo mpamvu naha bari mba ngomba kuhamenya kuko ari utuntu twinshi tugenda duhuriramo. Ngize amahirwe yo kuba ndi kumwe n'abatoza babiri ba Choir Kugana Yesu bose icyarimwe. Wenda ariko hari kandi wenda ndenzaho. Yego. Nge ndenzaho no guhimba. Ndagukora. Aha. Ariko nawe yampaye mu kanya nk'umuntu w'umunyarwenya tugira muri korali. Ubwo ni bibiri turanganyije. Muranganye kimwe. Yego. Nanjye kubabaza nk'abatoza ba korali, ni ikihe kintu kibavuna iyo muri kwigisha abaririmbyi cyangwa se muri gufasha abaririmbyi kwiga amajwi? Ikintu ni nk'iye challenge muhura nayo? Rero kuza kuvuga ko bituvuna ahari byaza kugorana kuko pe nkubweje ukuri ntago tujya tugira indirimbo ngo twumve ko ibintu byakomeye byatugoye. Bashobora gutinda kubyumva bagatinda kubyumva bamwe, ariko hari n'abandi baba babyumvise vuba. Niba wenda turi nk'abantu wenda nka 45 n'urugero, uko biri kose ntabwo waburamo 15 cyangwa 20 bumvise bya bintu vuba. Kuko rero twe dukora nka equipe, nubwo wenda ninjye na Damour tuba dusa n'abari imbere wenda, ariko dukorera hamwe. We wumvise akantu uhita ufata umwanya nawe ukabwira abagenzi bawe muri kufatanya mw'iryo jwi ka kantu ko uri kukumva wewe wagafashe vuba, n'undi wagafashe muri rino jwi akabwira abagenzi be. Mbese duhuriza hamwe, ntago ari ibintu bigenda ngo bivunane ubone ko byagoranye, ubone ko byafashe umwanya urenze. Oya, no kubera noneho no kubikunda, turimbana n'abarimbyi bakunda kuririmba. Umuntu wese aba yabigize ibye, buri wese aba yumva ari inshingano yo gufata icyo kintu kandi imbere y'undi akora nk'aho ari we wenyine uri muri korali. Kubera ko buri wese aba yakoze nk'aho ari we wenyine korali ifite, duhuriza hamwe ugasanga ibintu biroroshye ntabwo bivunana. Yego. Icyo kintu ni cyiza, bigaragara ko burya iyo korali harimo guhuza ibintu biroroha cyane. Ariko nanone nkibaza nti ese nk'umuhimbyi, noneho twumve nk'umuhimbyi, ntibijya bibaho ko ushobora guhimba indirimbo ukayitanga ukayiha korali, hanyuma bya bihe cyangwa se kwa kundi wumvaga uyishaka kwiririmbwa ukumva siko abantu yihaye bayakiriye? Ese ibyo bintu ntago bijya bibaho? Ntago birambaho. Uretse wenda no muri korali Kugana Yesu no mu zindi korali wenda njya ngerageza guhimbira indirimbo, kuko mfite korali byibuze nka 13. Yego. Njya mpimbira indirimbo rimwe na rimwe mu gihe bazikeneye. Ntago naho bikunze kubaho. Ni umugisha utangaje, ni n'amahirwe. Ntago ndaha abantu indirimbo ngo numve bambwiye ko batayikunze cyangwa ko ari mbi. Mbese uko wayibahaye ugira bihita bihuza nabo buriya, donc bahita bagendera mu mujyo wayanditse murimo. Ariko nanone ntago nafata indirimbo nahereza Choir Kugana Yesu ngo nyihereze indi korali runaka y'ahantu runaka, buri buze ubushobozi bwa korali n'abaririmbyi bayo. Hari indirimbo nshobora gukora natekereza kuyikorera abantu, ariko nakumva uko imeze. Yego. Nuko nyikoze ahita mbihindura iyi ni Choir Kugana Yesu. Kubera iki? Uko yabimeze kose, uko yabigoye kose, bo ntabwo bakomerera barayiririmba. Yego. Ariko nigeze guha abantu indirimbo angate watubabariye ukayitugurishiriza indirimbo kwa tunaniye. Rwose pe, rwose tidufashe, wenda tuzategereza ariko yitugurishirize. Urumva kuko biri kose abo bantu biba byanze nyine indirimbo. Ariko nabo ntabwo ari uko wenda bambwiye ko ari mbi. Yego.
ati ifite ukuntu ikomeye turaririmba rwose twumva natwe ntibijyamo byaratunaniye. abantu baba bafite imyuka nk'iy'abantu ati zifite ukuntu zizamuka ngo zifite ukuntu zikata, ati rero rwose urwego rwacu byatunaniye. yego ariko ntabwo bikunze kubaho. Damour nk'umuririmbyi nta ndirimbo wowe ujya ugeraho ukumva biranze ukaba ati kweri hano. Njyewe rero nagiriwe umugisha, indirimbo zose ndagerageza sinjyananirwa. reka da hose ujyamo rwose, yaba iri hejuru yaba iri hasi, yaba itambitse yaba mbese hose ndagerageza. Ntabwo buriya iyo uri umuririmbyi ugerageza nyine gufata ibintu byose, ugafata indirimbo nyine yaba igoye yaba yoroshye ukazifata kimwe, kuko ntabwo zose nyine zirimbwa kimwe, nta nubwo amajwi yazo aba agenda kimwe. yego cyane cyane ko wenda uri umuntu uri ku ruhembe ntabwo uba ukwiye kuba ikigwari nyine nk'abandi. yego niyo mpamvu rero ngewe mvuga ko nta binkomerera. mwembi ndababaza akabazo gasa, ndahera kuri ubwo muransubiza, buri umwe aransubiza ukwe. Damour ni iyihe korali wumvaga iririmba utaratangira kujya muri korali zizwi cyane? Reka mbivuga gutyo ko benshi baba baraturutse mu cyaro nyine ugasanga za korali zikiri gushakisha ubushobozi n'imbaraga zo kuririmba. ariko icyo gihe ukiri umwana cyangwa se ukiri muri izo korali, ni iyihe korali wumvaga ari nk'inzozi zawe gufata bano bantu bazi kuririmba pe, gize amahirwe yo kubajyamo niyo korali najya? kubera ko twakuze turi abana nyine mu rusengero, twinjye nakuriye mu rusengero n'ubundi. ariko hari indirimbo bakundaga gucuranga Ambassadors. iyo ndirimbo ntabwo nayibagirwa, ni nayo korali rwose nakuze numva nyine izi kuririmba. yewe mwana w'umuntu, yitwa Imirindi. Turirimbiraho rwose, turirimbiraho gato. ni Sozi wayiteraga icyo gihe. uratera amada kwikiriza kuririmba. yewe mwana w'umuntu, umva amagambo y'Uwiteka ati ninjye waremye iyi si, isi n'ibyuzuyemo byose, nyuma y'ibyo byose fata umukungugu w'isi niremera umuntu, namuremye mukunze murutisha ibindi biremwa, muhano kugira ishusho yanjye. kubwo kwifuza amaso ye arangomera, itandukanya n'ubwiza bwanjye arigendera. umva imirindi y'Uwiteka aragushaka, yewe umva arabaza mwana w'umuntu, uri hehe mwana w'umuntu, urahamagarwa uwakuremye aragushaka, garuka mu rugo. umva imirindi y'Uwiteka aragushaka, yewe umva arabaza mwana w'umuntu, uri hehe mwana w'umuntu, urahamagarwa uwakuremye aragushaka, garuka mu rugo. iyo ndirimbo rwose Sozi rwose ahantu uri respect, nakwigiyeho byinshi pe. niwe role model wanjye na n'ubu. ubwo nako mise nkakubwira niba utakambagije. icyo kibazo namada kidusubiza. niyihe korali wajyaga wumva? sinzi niba uri buze guhuza
na Damour, ariko nawe uratubwira korari wumvaga ukumva ni nk'inzozi zawe, ukumva ko rwose iyo korari zikuririmba ukavuga ati ngize amahirwe yo kujya muri korari niyi najyamo. Njyewe rero ntago nakundaga korari imwe. Mu buzima bwanjye nakuze nkunda korari ebyiri. Yego. Ariko yasaga nyine naho yari iri hejuru icyo gihe yari ambassadors. Yego. Ariko ambassadors abantu babyumve cyane niyo korari ubundi yateye imbere cyambere icyo gihe yari kubera ko rero yabagira ino hejuru muri ibyo bihe. Ariko yari afite n'abaririmbye tuye tubyemera. Abantu bararimbaga pe. Uziko abantu bararimbaga ukanarira kandi nyine ukumva hari ukuntu ibintu biri kugucengera ukaberwa ibintu bikurya cyane rwose. Turabana tukabyumva. Bigeze no kubatumira baza mu ruhango. Ahantu hari harimo kubera amavuna ahantu ku karere gutyo. Bajyaga bakinira basket. Mu mavuna yarushanye Patrice. Yego. Ubwo bazanye na korari yitwa abakurikiye Yesu. Nabo rero narabakundaga. Ariko abantu bararirimba cyane. Noneho rero ngiye nubwo baririmbaga ariko niyumviraga amajwi yitwa alto. Yego. Nakundaga umuntu witwaga benshi wo muri ambassadors byo ku rwego udashobora kwiyumvisha. No kujya kubareba numvaga nshaka kujya kumureba we n'uwo muntu witwa Sara. Undi bari abantu batatu. Sara, benshi na Jim. Wow. Narabakundaga ku rwego niyo bari kuvuga ngo bari hehe nari kujya njyayo n'amaguru. N'amaguru. Yego. Uyu munsi wenda ariko nka Sara waracyahari. Sara warahari. Jimmy we wenda ntabwo ahari ariko ku mutima ndamukunda cyane mba numva ameze nkaho ahari. Nawe twanamusanga yorega. Ariko benshi we namuburi irengero ntago mbizi umuntu ufite amakuru yazambwire. Yego. Ntago we nzi amakuru ye ariko nabaririmbye nakundaga. Korari ya kabiri rero. Korari ya kabiri rero. Abakurikiye Yesu. Yego. Nakundaga umuntu bita Mama Jarike ntanazi ko ariko yitwa. Kera cyane ari mbandi bivuga ngo Yesu araje. Aje kubicu. Naramukundaga cyane n'umutima wanjye wose. Nakundaga abantu batatu nabo. Yari Mama Jarike, Didier we namenye ko ari Didier nyine ni wacu mu cyariro nkirakana. Numbaza bona bikuye ariko nanzi ko ari Didier. Nkunda n'umuntu bita Odeta. Naramukundaga cyane. Nuvuga ngo mu gukura kwanjye nigiraga ku bantu babiri ubundi. Twebwe iwacu tujya kwiga kuririmba nta muntu wigishije undi kuririmba. Twaricaraga duhaza ubugari cyangwa imyumbati cyane ku iwanyu yahabaga uko gahunda zabaga zimeze. Twamaga kurya nijoro mu dusanzwe twa saa moya. Aho mwana rero akabaryamya ku gasambi. Yego. Tuti noneho tugiye kuririmba mugakomanya. Ntitwabaga tuzi ngo na ruto ngo ni sopu ngo ni baze ngo ni ibiki. Twavuga tugiye kuririmba kandi buri wese arimba bitandukanye n'ibyundi. Noneho ariko bya bindi ndirimba ntazi n'ibyo ari byo. Babandi barimba nkumva nyine ibyo bari kuririmba n'ibya bindi nanjye nshobora. Yego. Ntazi ngo ni nibiki. Naje kubimenya nyuma. Ubwo rero nkura mbakunda gutyo. Odeta ne Peshes nguma nyine kubyumva ibintu barimba nkumva noneho nkagenda uko mbyumva nkagenda nanabisobanukirwa kurushaho. Wow. Nkabiririmba ariko abo nibo bantu nafatiragaho nk'ikitegererezo mu miririmbire. Turi kuririmba muri ibyo bihe dore ko natangiye no kuririmba cyane. Natangiye kuririmba ndi mutoya. Wangana gute? Ndirimba bwa mbere mu rusengero. Yego. Narimbye mfite imyaka 5. 5 muri 96. 96 kushasha mwana. Abantu badukurikiye ubwo leta bo bari imyaka Mado amaze kugira muri 96. Kwa kundi nyine twaririmbaga mu rugo n'ubundi. Mfite mukuru wanjye witwa Sara yarazi kuririmba cyane. Cyo twembye uzakarimba twarembye bwa mbere ndirimba mu rusengero. Kirimbaga ngo
komeza usenga Imana guma mu masengesho nta bwiza kwirengagiza oya yipfukamira uyisenge yibwira ibyawe byose izasubiza amasengesho satani nakubwira ko Imana itakwitaho akagutera ubwoba ngo ntabwo ijya yumva ibyawe mubwire ko yatsinzwe atakigutegeka agende mu izina rya Yesu. Iyo ndirimbo niyo njya nibuka ariko ikibazo ntabwo nzi ngo yitwa gute sinzi ngo ni yandi izo ndirimbo oya ntago nyizi ariko iyo ndirimbo ubundi yari imeze nk'chorus nta muntu utarayiririmba abana cyane twaraziririmbaga cyane ko kuri ubu ngubu noneho haje n'ikoranabuhanga hari n'abantu ushobora gusanga abazi indirimbo abantu benshi bo mu cyaro gihe cyo gihe nacurangaga amadebe nkavuza ibitebe abandi bakaririmba yewe burara umucuranzi w'amadebe abacuranze kera pe iyo udacuranga sentena ari kubabara nakubitaga amadebe ya usa nkazana inkuru nkacuranga kandi bikajyamo urumva rero wenda tugarutse ku gutangira kuririmba icyo gihe ntazi ngo baririmba bate baririmba ibiki umuntu akaririmba nyine bitandukanye n'iby'undi nageze amahirwe yo kubikoreramo mbikuriramo ndakura nkisenga ariko indirimbo ya mbere nayihimbye muri 2008 niyo ndirimbo wanditse ya mbere yari iyawe se cyangwa yari iya korari yari iya korari ndayibika ariko nayigishije muri 2010 mbese wayigishije maze imyaka 2 ego ariko impamvu urumva nabaga ndi ku ishuri kumva hari ukuntu batabiririmba neza ibintu by'abanyeshuri shyiramo kumva wapi ndagenda ndabibika nyuma rero tuza gukora korari y'urubyiruko iwacu twari tukiri batoya niho twazamukiye muri iyo korari yitwaga inshuti z'Imana ni mu ntara ya Gitisi ku itorero ryitwa Bugarura niho twazamukiye njyewe na Suzana kuko arankurikira niwe bucuri wacu abantu abakunzi ba Enirode nabemereye ikiganiro muri kumwe na Suzana hari n'abatari babizi uyu niwe Mado mwumvise nyine w'umuvandimwe wa Suzana ubwo niyo mpamvu muhise mwumva ahantu hahura yego ubwo rero tuzamukira aho ngaho biza kugera igihe mbanje Muhanga kujya kubwira n'ibyo utambajije noneho duhita dukomerezaho nuko ubuje Muhanga waje kwisanga muri Choir Kugana Yesu bigenze bite nageze naha rero Choir Kugana Yesu isa naho irimo gutangira muri 2015 nibwo yari irimo gutangira yego ariko muri tema icyo gihe mu mezi asa naho guhera nko mu kwa gatanu kuzamuka njyewe rero nahageze 2016 nsangira cyarimo kuyubaka gutyo kareba nkabona nyine buriya rero njyewe uzi ukuntu nteye ntabwo nkunda kujya mu bintu byuzuye nkunda kwitangirira nkunda ahantu mbona natanga umusada wanjye yego byarashobokaga ko nari kujya muri korari zimwe z'iwacu Gahogo n'ubundi kuko pe mu rugo iwanjye nkigera mu rugo naje kurebwa n'amakorari ageze kuri 4 icyo gihe korari yasaga nk'iperformance iri hejuru cyane ku itorero rya Gahogo ari New Jerusalem na Horeb family okay izari korari ziri hejuru cyane yego icyo gihe zari hejuru pe ariko urumva nyine n'abantu bari imbe njyana z'inzungu kuntu kandi ubwose zo nahimbaga yego sizo naririmbaga nkumva nyine hari ukuntu ntakwisanzura hari ukuntu uba wumva ibintu ukumva ntabwo biri kugera hahandi ukumva ntabwo biri kugera hahandi ku mutima sibyo abantu bari inyuma ya kamera
bari kutudaraje n'undi waje mu kiganiro utatumiwe none byarangiye ikiganiro cya Damour gishimuse yego yihangane ni bihangane batega amatwi yego nyine nkabona nubwo wenda yego ntago zivunanye kubera ko bafite aho bageze ariko nkabona sinabishobora pe byonyine kwibona mwizo njyana ngo urumve ko nisanzuye bikumva uririmba ukumva uririmba birimo kujyamo yego nabirebye rwose nsanga wapi ntabwo nabishobora ese wenda tukiri aho ngaho gatoya na Damour niko yabyumvaga icyo gihe Damour buretse ndaza kugendera kwa Damour yego nuko bya Damour ni impamvu turi inshuti cyane sinawe ko ahantu henshi duhurira ahantu twahuriye mwizirikaho twagiye kuririmba ndamubonye mwizirikaho oya si iyo nayo iyo nkuru nayo ndaza kuyikubwira nimagera yego ariko mbatari ngombwa kubivuga oya ni ngombwa ni ngombwa ubitubwira urumva arata noneho ndavuga oya nubundi muri kamere yanjye ntago nkunda ibintu byuzuye urumva kujya kubinyongeza ahantu nta rwose pe mba numva nta gaciro bifite yego mba nshaka ibintu bimvune nanjye mbigiremo uruhare numve ko nanjye hari umusanzu wanjye natanze kuri cya kintu yego kugira ngo byibuze kigire agaciro cyangwa kibe cyiza Imana yo kabyara rero ibinyoboye muri kugana Yesu gutyo mbanyigiyemo kiraho nayo gwirirana ukuntu ariko abantu buriya kugira abaririmbyi bakunda korari ntako bisa yego abantu barabyitangira korari barayitangira korari turwana nayo buriya rero urakora Imana yareba guhihibikana kwawe no gututubikana ikaguha umugisha yego Imana ijyana iduha umugisha gake gake ubwo tumaze gusa n'abatangira kujya batumirwa ahantu ngo tujye kuririmba nibwo nagiye ahantu mba mbonye Damour aririmba yego muri korari n'indirimbo yateraga reka da Damour arembye nti uyu muntu ra nyine nkumva ukuntu ari kuririmba ibineza neza bikanyica nkumva nyine tu ari kuririmba ibintu yego byiza Damour no emosiyo ego noneho ikibazo yararirimba ukumva ni byiza ariko abamwikiriza kumva rwose pe barasinziriye kumva ni mu gicuku naho ukabona byamubangamiye ubu n'umubone gutya ngo ibintu bibi byaramubangamiraga ukabibona mbandaje rero negera umuntu umwe muri korari Kugana Yesu ntinyamara nabonye umuririmbyi ati wamubonye hese ndamubwira ati nshakira nimero umugabo namuraje ataryamye kuko we yaramuzi na mbere nshakira nimero ya wa muhungu ku munsi wa kabiri yarayimpaye mbanyihereza uwo nabibwiye aramuhamagara nta masaha abiri yashize haciye iminsi abataya mbere iya kabiri bajigahogo se undi soko twakomezanyije nta nubwo yasubiye ariko se wasanze warahiye cyangwa uzi ko utarananjyana ahantu ariko ikibazo cye ntarananjyana ahantu mwana bakunze bacu rwose badore isereri rwose ari gutinya kubivuga nk'umuntu wagiye uri kuba wakisubirirayo umutwe wangane turwaye gripe ariko none bibaze kugira ngo arware nanjye ndwara turwaye indwara imwe urumva atari ikibazo ni kirima ariko yagize gusa ni ibintu byiza kuba nararirimbanye na Mado ubundi subize ko tukwita Madodo sha bongeyeho indi do ya rero jye banyita Damuji Damuji ubwo rero mba nkubitanye na Mado ibintu byacu birahura ari utayihura na tenari yanjye ubwo bihura n'ibya Suzana mu kanya Emmanuel baraje hataraciye Kugana Yesu nuko yabayeho ubu turashima Imana ni byiza kandi Imana rwose icyubahiro ni icyawe kuko ahantu twari turiho wa mugani ni kure amina tukiri aho gatoya ndashaka ko mumbwira nk'akaririmbo mwaririmbaga kera icyo gihe mukiri kwiyubaka nyine cyagiye mukizamuka nk'akaririmbo mwibuka mukavuga ati kano karirimbo reka tukaririmbe tugasubiremo nyine kabaryoheraga pe yego mubanze mukaturirimbiraho ako muri buhurizeho ubwo nako ngako
Mado natubwire iyo ndirimbo se mfite ikibazo ndabaza nimunsobanurire ese umuntu ashobora gutsindishirizwa n'Imana ate ese birashoboka ko umuntu ashobora guhinduka umukiranutsi mbese birashoboka ko umunyabyaha ruharwa ashobora guhinduka umukiranutsi yego birashoboka kuba umukiranutsi yesu gusa ni ushobora kuduhuza n'Imana iyo ubabajwe n'icyaha bigutera kukireka nta muntu wabyishoboza ni mwuka wera ubikora kubicikaho byanikize nta mumaro bigira ntibyabasha kudukiza ikiza no kubireka umunyabyaha niyihane ahindukirira Imana ibyaha bye bihanagurwe niko Yesu avuga. My friend ahubwo yaragerageje iyo ndirimbo nayiririmbye ninjye wayiteye bajye kuri platform zacu buriya ngiye ndwara kwibagirwa muganga byaramunaniye kubivura gusa ariko ntabwo nibagirwa cyane iyo udaheruka ikintu nyine urakibagirwa gusa ubu nayikomeza noneho nkayiririmba nayirangiza sigaruka ye kuba ariyo umbwira ahubwo noneho mutubwire muri iyi minsi ubu indirimbo wiyumvamo cyane mu ndirimbo mufite abantu bari gukunda wowe nawe ukavuga ati kabisa iyi ndirimbo iyo nyiririmbye cyangwa iyo tuyiririmbye tutatwumva ari sawa indirimbo uri kwiyumvamo ni iyi rero nkunda guhuza ibintu na Mado nuko ariko rimwumva ibintu bindi iyo ndirimbo nabizi tuyihuriyeho ubwo turirimbire nayo tuyumva oya ni ebyiri ariko ni indirimbo yitwa Aburahamu n'indirimbo yitwa Ibigugu kubera ko rero turi abatoza tuba twumvaho ibintu bigana niyo mpamvu mvuze ko tubihuza igira hino nawe turerembane igira hino nawe turerembane ntacyo araririmbira hariya mu itangiriro hari amateka y'umugabo ngiye baririmbira hejuru turirimbira Soprano yego mu itangiriro hari amateka y'umugabo umugabo wagaragaye mu byo kwizera Imana yabaye wari umukiranutsi yakomeje kurinda isezerano ry'Uwiteka yamuhaye ubona Aburahamu inshuti y'Imana Imana yarivugiye iti uri inshuti yanjye n'ukuri kwizera kwa Aburahamu kwatumye abasogokuruza w'amahanga yose umva ibya Aburahamu tubabwira yarafite umugore witwaga Sara bari bamaranye igihe kinini ndetse imyaka myinshi ariko batari babona urubyaro Imana yongera kubasezeranya isezerano rikomeye yuko bazabyara umwana w'umuhungu biratangaje cyane ku myaka bari bafite y'ubukure wari wigeze atekereza ko bishoboka kubaho ariko mu mbaraga z'Imana yo mu ijuru binyuze mu isezerano yabahaye bagize kwizera birashoboka mbega kwizera uko kwizera niko dukeneye kugira ngo imisozi ikurweho ndifuza kuba intwari mu byo kwizera nk'Aburahamu makukugirira icyizere ko ibyo wavuze ari ukuri
kuzasohoza amasezerano yo wasezeranye, yaba kunyiriza ubugingo cyangwa kubana nanjye mu gihe ngezaho bikomeye nkugirira ibyiringiro aho bidashoboka, wowe Mana urashoboye, reka tujye duhora tugufitiye icyizere, ushobora byose. Ya urakoze. Haleluya. Indirimbo ni nziza pe. Iyi ndirimbo bisoma kuko wari wumvise nagiye kurasa imbogo. Iyi ndirimbo ni nziza rwose, ifite amagambo meza cyane umuntu wese yakumva, ariko tukiri kuri iyi ndirimbo, tukiri ku by'indirimbo, ndifuza kubaza Mado niwe ego. Mado ari mu bantu, ntago ari mu bantu, ahubwo niwe muntu wahimbye indirimbo yakunzwe n'abantu benshi bita Dusige Ibyisi. Reka mubazeho gatoya, ese Mado ujya guhimba iriya ndirimbo wumvaga ko izagira uburemere nk'ubwo ifite ubu ngubu? Njya kubitekereza rero, ntago nari nzi ko bizamera gutya. Yego. Ariko nyuma nagize gahunda y'amasengesho yo kwiriza ubusa no gusenga. Nyine ngira naho nsengera impano yanjye, nsaba Imana ko yayikuza. Wow, yego. Namaze gusenga rero sinzi ukuntu nabumbuye Bibiliya nyine. Ntafite gahunda y'ahantu runaka ngiye gusoma. Yego. Nasomye ahantu havuga ngo ngiye kuguha umugisha. Wow, amena. Kandi uhereye uyu munsi icyo uzakora kizakubera cyiza. Bo nabitekerejeho ariko sinabitindaho. Ariko nyuma naje kureba nyine ukuntu indirimbo ejo nigize 2 miliyoni nza kwibuka ya magambo. Nkibuka n'ahantu nayasomye nsubira kuyasoma. Ndavuga nti nta kintu uvuga ngo gihera ibi ni bimwe wambwiye tu. Imana yarabivuze rwose. Abantu rero iyo umuntu avuze ngo Imana yamubwiye ikintu hari bagira ngo ni ukubeshya. Yego. Ariko mbabwije ukuri, Imana iravuga. Yego. Kandi ikavuga atari uko wenda gutumyeho umuntu runaka, wowe nayo mwenyine. Yego. Irakubwira. Iyo benza kubibwirwa n'undi muntu ntago nari kubiha agaciro ngo numve ngo Imana ngo yavuze ngo ugiye kujya gutya na gutya. Ariko nasanze iyo ufashe umwanya wo gusenga, reya ugasenga ariko bikuvuye ku mutima, atari kwa kundi nyine uhomereza ngo Mana ngo tugiye kuryama ngo turinde bitukanura, ugafata umwanya wo gusenga. Icyo nzi cyo impinduka ziragaragara. Yego. Ubwo n'abantu badukurikiye aho muri hose, cyangwa se niba uri umwanditsi ukaba wumva hari aho ibihangano byawe bitaragera, wifuza kugera, ibanga nta rindi no kujya ku mavi ugasenga kandi ugasengera ibyo nyine. Yego. Ugasengera undi Imana buri irasubiza. Yego cyane. Kandi mwa bantu icyo usabye Imana nikiguha. Cyane. Imana no yibwira utuzapfe ko mpibyo ubonye nyine uzafata ibyo ubonye. Ariko nubwira Imana uti hoya jewe nshaka ibintu byiza wa Mana we rwose, iby'Isi byose ni ibyawe, yuzuye ni ibyawe. Yego. Ntibyiza rero nanjye. Niba koko wifuza imigisha, ibanga nta rindi no kujya ku mavi ugasengera impano yawe, ugasengera n'ibyo uri gukora. Reka mbaze Damour, nk'umuririmbyi wowe ubwawe, uba wumva ari nk'iki wifuza gukora ku buryo uvuga uti iki kintu ngikoze cyahindura abantu n'ubwo utagishobora? Ubwo uratubwira mu byo wumva udashobora. Yego. Ubwo si ikintu nashoboye nagikora. Nyine ukaba ati ikintu mbaye ngishobora nagikora. Ku baririmbyi cyangwa mu bantu muri rusange? Muri rusange, reka tuvuge muri rusange. Ura rero njyewe nkunda kureba abantu batishoboye. Nyine nabaremera mbaye mfite ubushobozi, kuko reka nkwereke kuririmba ibintu umuntu urabizi kuririmba birabwiriza. Yego. Ni n'ikibwirizwa bura gikomeye cyane. Mbaye mfite ubushobozi nkaririmba ibyo nshobora nanjye kuba nakora, byambera byiza bikanabera byiza ba bantu tuba tubwiriza. Yego. Buriya nyine impamvu nkubwiye ngo abantu batishoboye nuko nzi yuko ubuzima bugora,
iyo umuntu yabuze icyo arya ntabwo wamuririmbira ngo abyumve, iyo yabuze aho arara ntabwo wamuririmbira ngo abyumve, yewe ntiwanamubwiriza ngo abyumve. Ariko iyo umuntu yariye agahembuka indi kaza imbere ikeguka rwose ukabona ko yishimye, icyo gihe ikintu cyose wamubwira wanashyiramo n'umugozi ugakurura tukagenda. Ubwo rero niyo mpamvu ako kantu nyine mba numva nyine kanshishikaje guca ku muntu ukabona ntacyo afite cyo kwambara, ntacyo afite cyo kurya, nyine bintera nanjye emosiyo, bigatuma numva igihe cyose nzabaho nkagira ubwo bushobozi bwose nzabikora. Ese ndifuza ko tubwire se nkawe nka Damour nkanjye wisubiza ntaranakubaza yego nka Damour ubuzima ubayeho ubu ngubu witwa umuririmbyi, uri umuririmbyi, uri umuvugabutumwa, sinzi niba hari igihe, reka manze nkubaze iki ngiki, hari igihe wigeze ubaho utari umuririmbyi? Ntacyo. Yego, ariko hari igihe wabayeho uri umuririmbyi ariko utabizwiho cyane. Urumva hano twakuriye, nakuze nyine ndirimba muri korali y'abana, yego, ku rusengero, twambara udukanzu dutoya nyine batwambika udukanzu, nakuze ndirimba, yewe ntazi no kubatizwa ngo bimera bite, yego, ahubwo ndirimba soprano. Zari soprano twaririmba ariko byibuze ukavuga ati nta mwana ndumva azavamo. Abana ni beza cyane, baririmba soprano bose, cyangwa se icyo baba barutanwa ni ukushyira hejuru undi hasi. Abantu bose baribyo muri korali y'abana rero, nuko nakuze. Noneho ubwo wabaye mu buzima bwo kuririmba, noneho reka ikibazo nari ngiye kubaza nse nk'ugenduramo gato, wiyumva ute ubu buzima urimo bwo kuba uri umuririmbyi noneho uzwi n'abantu benshi? Ubu ngubu uzwi n'abantu benshi, yego, turabyemeranwaho, yego. Hari umuntu ushobora no ntibijya bibaho se ku buryo wabona n'umuntu akagusuhuza utarazi yuko anakuzi? Hari igihe dore ingorane rero ijya imbaho, hari igihe uca nko ku muntu akagira ngo wenda umwiraseho, arakuzi ariko we ntumuzi. Yego, ibyo rero ni ingorane wenda mpura nayo. Gusa warumbajije nsubiza ikibazo ubundi nari ngiye kukubaza, nayo waza se nta mbogamizi ujya uhura nazo kuba uri umuririmbyi uzwi cyane? Izo nizo za mbere, kuba waca ku bantu barakuzi, yego, wenda kwihitira bisanzwe, bakumva ko nawe wakabaye ubazi, bakumva ko wabasuhuza. Icyo kintu nyine ni imbogamizi, gusa si cyane, kuko iyo ugiriwe umugisha wenda baragutanga bakagusuhuza, bikaba byatuma mwibwirana mukamenyana. Yego. Ese Damour yari mu rugo aba ari mu ntoki? Mpise ntambika nza nkubaza kandi kabazo. Damour yari mu rugo aba ari mu ntoki? Ariko uzansure rimwe uzansure gusa mu rugo. Wowe papa wikarumye neza bya bintu. Akenshi iyo ndi mu rugo mba ndi mu rugo nijoro, mu gitondo cya kare cya nijoro. Ku manywa bwo ntiwahambona. No muri weekend? No muri weekend ni gake. Urumva nicyo kibazo. Nzinduka ngenda taha saa tatu bwije, saa tatu saa yine. Mu rugo ndirayo kenshi ugiye kuryama, ngiye kuruhuka. Ubwo rero kuvuga ngo mba ndi muntu cyakoze wenda mu gitondo iyo mbyutse, nkunda kubyuka kenshi ncana radiyo, ncana radiyo ngiye kugira kumva indirimbo, ukanaririmba kuko ntava mu rugo utaririmbye. Ikindi nkunda gukora iyo ndi mu rugo, wenda nagiriwe nk'ubuntu, mba ndi nyine ku muziki. Nibyo bintu mba nibereyemo mu rugo. Ibindi byo ni ukurya nyine, kunywa, ni ukoga. Ntabwo ntabwo ajya areba umupira. Oya,
ntabwo sha n'abakinnyi nzi ni bake abo reba ari ku kazi yewe ni ba bandi ba Bukayo Saka ba Messi ba Ronaldinho hari n'abandi ba kera ba Samuel Tofisi ba Ronaldinho ba kera ariko oya ntago abazi nyine byo kubamenya nuko bumva babavuga atambutse bo ku rwego rw'isi ndabazi kuko ikipe mfana ni nyinshi ikibazo uri bimbwire n'abakinnyi bazikiramo kandi simba mu Rwanda rero mu Rwanda mfana ikipe ya APR oya ikipe ya APR niyo nifanira muntu nungore mfana APR dore rwose ahantu ndi rwose kenshi ni APR hanze rero sesubu koko ariko Arsenal gusa mu Bwongereza mfana Arsenal muri Espagne simfaniye hera ufana Real Madrid ariko ka Real nako burani sawa Real Madrid ni sawa mu Faransa oya nukuvuga ngo ikipe mfana nabagwe ko ari nyinshi ugiye kumbaza rero detail rwose byagorana yabakogoye gusa nyine umupira ngiye nkumva gutyo ubundi ngiye mfana umuziki ubundi nibyo bintu byanjye umuziki ni wumvura niwe rwose nagera ntara nasaba bacuranga yewe yabazuke yaba rumba reka tugane ku musozo muziki tugana ku musozo w'ikiganiro mwembi ngize amahirwe yo kubabona muri kumwe we na Mado nk'abantu bazwiho gutanga ibyishimo muri korali Kugana Yesu nubwo Mado atavugwa ariko nawe arimo abantu baba bafite umunwa ndashaka ko mutubwira mwebwe n'uruhe rugendo mwakoranye na korali rukabashimisha rwa mbere se cyangwa rwa kabiri no urugendo sorti mwakoranye na korali Kugana Yesu mukumva niyo nziza se niya mbese ahantu mwagiye mukumva umva aho hantu hari sawa cyane ngewe mu nzira tugenda cyangwa aho twagiye ngewe urugendo reka nge mbanze ngo banze ngewe urugendo nakoze rukambera urugendo nyine nigiyemo byinshi rwaranshimishije ni urugendo rwa Kampala Kampala kabisa byari amavabs byaragushimishije so ikintu cyanshimishije buriya Kampala wenda abo twajyanye barabizi nuko ni ahantu uririmba nyine bakaguha amafaranga babaye imitwaro rwose abantu ba Kampala respecte ndabakunda pe ntabwo ndabona ahandi hantu usibye Kampala baguhaye amafaranga nshuti yanjye baraguhaye nari impara ahubwo waririye amafaranga nari ibisuguti ariko Kampala kabisa ari ahantu ni heza ikindi kintu cyanshimishije ni inyama zaho inyama pe ziriya nyama izo nyama nariye zingwa neza mu nda zanguye neza urumva ubundi byaho byose byari byiza yaba ijoro twararanye n'urizi urumva twagiye ijoro twagiye nijoro yego kandi urumva nuko twabaga twataramye nta karabayizi haba ngo burije ngo saa 12 dore kandi kantu rero kankomye mu nzira nta muntu wemerewe guhagarara ku nzira ngo ajye kwihagarika reka ingwe zakurya hari abantu baba batabizi hari ahantu hamwe ni baba bafite amasitasiyo runaka uhagararaho nka arete runaka bavuga ngo turagenda amasaha 2 turahagarara aha n'aha niho haba abantu noneho nibyo bintu byangoye uyu warabizi Mado
urumva uyu we Mado arabizi ndi mu bantu bahagarika imodoka kenshi. Niba ari uko mba ngo nanyoye amazi menshi rwose pe rugendo rwaranshimishije nyine urumva kandi ruhande rukugoramo ko utwo nutunyuzemo kugira ngo gusa nyine nirwo wenda nawe yavuga ahandi gusa natubwira hamushimishije urwo ntirubaye hano yakunze oya aho dukunda ho haba ari henshi nyine aha uzi se ikibazo umva nyine ikibazo ujya hano uyu munsi ukabona habaye heza cyane ukabona niho hambere ejo wajya ahandi ukabona harenze mbese ntago wavuga ngo upresize hano mu Rwanda uvuga ngo hanaha ngo hararenze kurusha ahandi kuko pe abantu bakunda amakorari reya umuntu atumira korara agakora iyo bwabaga agategura buri kimwe ngiye nta hantu naga ngo mvuga ngo hano haraho bitagenze neza buri bose n'urwego rwabo n'ubushobozi bafite ubona bakoze ibintu biri hejuru pe yego tuba rero twishimye mwabantu mwe mwadutumiye tukaza tugatarama mukatwakira kuriya mukatumira abashyitsi mujye mwumva ko natwe bidukora ku mutima muba mwakoze cyane ubwo ndeka mite ngaruka ku kibazo nako si ikibazo mumbwire neza hari ikiganiro duherutse gukora hari abantu bavuze uburyo urugendo rw'Irubavu rwabashimishije pe niyo mpamvu nari mbabajije n'icyo kibazo Irubavu ntabwo mwari mwagiyeyo Irubavu twagiyeyo Irubavu nyine ni haba n'amafaranga Rubavu haba ikirere nyine cyiza hari amazi ubundi wenda akarusho k'Irubavu nyuma yuko abantu baho wenda ari abantu beza ari uko mbese twisanzuye nk'abari mu rugo mbese akarusho kaho wenda karenzeho katuma wenda haba hambere nuko habaye umwihariko ko tujyana no ku mazi gutembera wenda niho habaye umwihariko ariko wumve ko abantu baba bakoze ibyo ntacyo baba batakoze pe yego reka tugane ku musozo w'ikiganiro rero reka tugane ku musozo w'ikiganiro ariko mbere yuko nsoza muraza kuvuga byo Choir Kugana Yesu iri gutegurira abantu ntago nasoza ntabivuze mubanze mubivugeho kwanza ubundi nye nasoza ikiganiro ngo reka mbanze nanjye noneho Choir Kugana Yesu rero bantu mukurikiye Enirodi TV itariki 7 z'ukwezi kwa 12 Igahogo muri sale y'Academy Adventist dufite igitaramo gifite insanganyamatsiko ivuga ngo ni ngiye wabikoreye kigamije ikirero kigamije gukusanya ibikoresho by'isuku birimo amavuta yo kwisiga amasabune yo gukaraba imyambaro birimo amapapier hygienique mbese igikoresho cyose cy'isuku umuntu akenera cyangwa umwambaro kuko dufite gahunda yo gusura abantu bari mu igorero rya Muhanga twagiye kurimba dusanga barababaje uko babayeho namwe murumva nyine abantu bari mu igorero baba ari benshi urumva igorero nka ririya rinini hari igihe bashobora gufata wenda nk'umuntu bakahamujyana atari uwo hafi hano urumva nimba ari nko mu majyaruguru n'urugero akaba ari kugororerwa hano byagorana kusura wa muntu buri cyumweru kandi akenshi hari n'igihe ibintu biba bitunguranye wenda nta myenda afite ibyo bikoresho guhita biboneka bitakoroha hari n'imiryango biba bigoye kubona ubushobozi bwo kugemurira umuntu hari n'ababa badafite n'iyo miryango kubera ko ibyabaye mu gihugu iwacu twese turabizi dufatikanye rero nk'abanyarwanda buri muntu wese mu bushake bwe n'imbaraga ze tugere kuri bene data baba badafite uburyo bworoshye bwo kugerwaho murakoze Damour natubwire twumvise insanganyamatsiko ngiye wabikoreye yego twibutsa abantu tuzafatanya n'amakorali tuzafatanya kuyunga n'abantu bakunda indirimbo babone impamvu reka tuvuge gutyo wenda abantu rero kiriya gitaramo ni special twabateguriye ibintu byiza cyane
hari amakorale tuzafatanya. Hari korali bita abahamya, ngira ngo murayizi mu Rwanda nyine ku Muhima niho izaturuka. Ni Yusti ya Ruhanga, hariya mu Kinigi. Ni mu Kinigi hariya i Musanze. Yego. Ubwo hari na korali ababimbuzi yo ku Muhima, na Vumiriya mfite Imana. Urumva rero, murumva ko gahunda ni ugutarama. Uwo munsi umuntu uzabura rwose azaba ahombye. Hongeraho no gukererwa. Uteganye ko kubera duteganya ko ubwinshi bw'abantu bushobora kuba bwinshi nutazinduka ngo wicare imbere. Nshuti uzarebera mu idirishya. Hari abantu batazi na korali buriya ni Yusti. Ni korali buriya nayo iri kuzamuka kandi irimba neza. Yego. Rwose muzaze muri benshi, muze dufatikanye. Nta nubwo dushaka wenda ibyo bikorwa by'isuku gusa cyane, nabyo ni ngombwa, ariko n'amafaranga buriya arakenewe. Urumva umuntu ashobora kuba we ibyo bikoresho ntabyo afite, n'amafaranga uzatuzanire tuzabigura. Ayo mafaranga kuko byagorana kugira ngo umuntu ajye kugura ibyo bintu, ahe n'abantu baba batazi ibintu bigurirwa. Ariko bitavuze ko ubifite atabizana, ariko amafaranga turabararitse rero, akora ibintu byinshi. Yego, turabararitse kuri 7/12. Mwese muzabe muhabaye. Ikindi kintu ntakibagirwa kubabwira nuko muri icyo gitaramo mumenyereye ko haba ibitaramo byo guhiga, ugahiga ngo nzatanga iki. Muri cya gitaramo nta bintu byo guhiga bizaba birimo. Yego, uzaza ukitwaje ukiri butange kugira ngo ibyo bintu, icyo gikorwa kizarangira n'uwo munsi dupanga tujya gusura abo bantu. Ubwo bivuze ngo wowe udukurikiye wifuza kugira icyo wafasha aba bavandimwe bacu bari hano mu igororo rya Muhanga, cyangwa se wifuza gufatanya na Choir Kugana Yesu muri iki gikorwa cyiza iri gutegura, wagerageza ugategura inkunga yawe, wategura imyenda ukayishyira hafi, niba ucuruza imyenda cyangwa se ufite ubundi buryo wayibonamo, inkweto, amavuta, ibyo kurya, imiceri n'ibiki byose, n'amafaranga ubishyire hafi, ku buryo ku itariki 7 z'ukwa 12 tuzahurira i Gahogo. Gahunda ituzanye ari gukusanya ibyo bintu byose twateguye kugira ngo tujye gusura abantu. Reka rero nshimire buri wese wakurikiye kino kiganiro, nshimire umuntu wese ukunda Inroad ndetse unasakaza ibintu tuba twabagejejeho. Muri make ubiha bagenzi be kugira ngo nabo babirebe. Yego, kora comment, ushyiraho comment. Uwo muntu buri wese ahari reka tumushimire ko yabanye natwe. Dushimire na Damour ko yaduhaye umwanya we utari woroshye. Ko mutanshimire ko nashimuse ikiganiro, ngewe ntago ndaho gushimira. Dushimire na Mado winaze mu kiganiro. Mado hari ikiganiro cyanjye ntago kiraba turi gutegura. Yego, ariko nyine byarangiye uje mu cya Damour. Ariko ibintu bivuze ko nicyo kitazaba, kuko hari ibintu byinshi abantu bifuza kubamenyaho we n'umuvandimwe wawe. Reka rero dusoreze aha ngaha. Mwe mwese mwabanye natwe, Imana ibamugisha, mwakoze kudukurikira. Nanjye babwira abantu akantu mbahishiye. Yego, twari twabyibagiwe. Twibagiwe ko turi kumwe n'umuririmbyi nitwa Mado idushikamishijeho umutima. Yego, ariko buriya kujya kwandika kuri social media ngo idushikamishijeho umutima mwa bantu mwe. Wanditseho guki? Nitwa Mado Mutima. Chano yanjye niko yitwa, Mado Mutima. Wow. Vuba aha rero bitarenze nk'itariki nka 15 ndabashyiraho indirimbo nshyashya ya gospel. Iziriho hariho indirimbo yo kwibuka, hariho n'indi ndirimbo imwe bigendanye n'amatora. Yego, ubwo tuributsa abantu bakurikiye kino kiganiro turaza gushyiraho link yo kuri iyo ndirimbo ya Mado. Naho mujye mukurikire, munakore subscribe niba mutarayikura, kugira ngo iyo ndirimbo iri kubategurirwa izahagere muri tayari. Icyo mbabwiye cyo nuko ari nziza. Yego, ubundi duhure Kenze twiyumvire indirimbo nziza. Yego, wow. Yego, reka mbashimire rero mwese twabanye, mwakoze kubana natwe. Imana ibamugisha. Amen.